Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira n'ugutsinda. Uwo ni umuhanzi bita Leo ati ndi ikipe y'ikirangirire intego yanjye ni ugutsinda. Twizere ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho mwerere hirya no hino mukomeza kugenda mugubwa neza, mukomeza kugenda mukurikira Rayon yacu cyangwa se Rayon yanyu, ariko kandi mwibuke gukora subscribe mukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ujye utubona notification ubundi uhite wirebera amakuru utiri utegereza share. Ariko ku bantu bifuza kubana natwe muri group yacu ya WhatsApp reka mubwire ko mwatwandikiye kuri 0788467591. Tuza tubana muri group ya WhatsApp yitwa Rayon yacu kabisa. Ahangaha naho nabonye harimo abantu basobanutse, abantu bazi kuganira ku birebana n'umupira. Twizere ko kabisa mwese abantu bifuza kujya muri iyi group mukomeza kugenda mutujoining. Amakuru yacu turaza kuyihera ku mugabo bita Robertinho. Niki gituma Robertinho atari gusinyira equipe ya Rayon Sport? Na equipe ya Rayon Sport atangiye imyitozo, iri gukora n'imyitozo n'abatoza b'ikipe y'abadamu. Ibi byose turakomeza kugenda tubirebera hamwe, ariko kandi turaza kureba kuri Hamis Cedric Kore. Uyu nguyu akaba ari umushinga nahe kugeza kuri ubu ngubu ukomeza kugenda ategerezwa mu nzove. Ntago ari byo gusa, turaza kureba ese Robertinho amakuru witwa Willy Esombe Leandre Onana amakuru amwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport ayaje ate? Ese ubundi Leandre Onana azaza muri ikipe ya Rayon Sport n'ahandi wabisanga atari kuri Rayon yacu TV. Turaza kureba byinshi bigiye bitandukanye. Turaza guca kuri Muhire Kevin kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, tuze kureba ibye ese uyu musore niki kibura ngo atangire imyitozo mu nzove. Benshi muri mwe ngira ngo nabikubwiye icyo usabwa no gukora subscribe ubundi ukibuka gukora konzogera. Amakuru yo hano ntuzigera uyabura. Reka muri rugusoza umusaza bita Komeza Innocent, twizere ko umeze neza cyane mu Isibo Fan Club, ariko kandi nabandi mutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5. Mwese twizere ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Harimo abagabo bita ebana witwa Kofi guturuka Nairobi, witwa Isaac guturuka Zambia, nabandi mugiye mutandukanye. Mwese twizere ko mumeze neza. Ndabarinze Joas, twizere ko umeze neza. N'abandi mwese mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 muciye muri comment cyangwa se mutwandikira kuri 0788466591. Mwese nizere ko kabisa mukomeza kugenda mugubwa neza. Amakuru yacu ntago turi butinde, turaza kuyahera ku mugabo bita Robertinho. Uyu nguyu akaba ari umutoza cyangwa se akaba ari mu batoza baciye muri equipe ya Rayon Sport, bakomeza kugenda bakora ibigwi. Ngira ngo murabyibuka ko uyu mugabo muri equipe ya Rayon Sport aza kugera muri kimwe cya 4 cya CAF Confederation Cup. Ibi kipe ya mbere hano mu Rwanda igeze muri icyo cyiciro. Ngira ngo murabizi ko yahageze itsinze amakipe akomeye yo mu karere, izitwa za Yanga, amakipe nka Gor Mahia nandi agiye atandukanye. Yakomeje kugenda ahura n'ibibazo bitandukanye ubwo yakomezaga kugenda ahura n'uyu mutoza bita Robertinho. Byaje gukomeza kugenda uyu mutoza w'umubakira CV aza guca mu yandi makipe akomeye yaba ya hano mu karere, arimo equipe bita Vipers yo mu gihugu cya Uganda ndetse n'ikipe bita Simba Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania. Aya akaba ari amwe mu makipe uyu mugabo yaje kugenda acamo. Kuri ubu rero n'umwe mu batoza bakomeza kugenda bavugwa muri ikipe yambara uburu n'umweru cyangwa se isaro ry'Inyanza. Hakomeje kugenda bavugwa abatoza benshi, harimo uwitwa Christian Sengi ndetse n'umugabo bita Haraoul Jean Pierre Shungu. Aba bagabo ni bamwe mu bakomeje kugenda bavugwa. Aba bombi n'abakongomani bagomeje kugenda bavugwa muri equipe ya Rayon Sport. Harimo umunyabigwi w'ikipe ya Rayon Sport navuga ko ari umutoza bihe byose muri equipe yambara uburu n'umweru. Uyu ni Haraoul Jean Pierre Shungu cyangwa se Papa Onyashungu. Ngira ngo murabizi ko uyu mugabo afite n'umwana wakinnye mu equipe ya Rayon Sport bita Onyashungu. Akaba navuga ko uyu nguyu ari we shushu w'abareyo mu batoza bose batoje equipe ya Rayon Sport. Gusa kuri ubu ngubu ukomeza kugenda azi imbere umutoza kandi ushobora kuba ari umutoza ugiye gutoza equipe ya Rayon Sport, umutoza utegerejwe mu nzove kuza gutoza ikipe yambara uburu n'umweru, bamwita Robertinho. Uyu nguyu akaba ari umunya Brazil, akaba ari ukomeza kugenda ahabwa amahirwe menshi ndetse ibiganiro bisa nkaho byarangiye. Igisigaje n'utuntu duke batarakomeza kugenda bumvikana hagati y'uyu mugabo bita Robertinho ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Niki Robertinho n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu batari kumvikana.
amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon yacu nuko uyu mugabo bita Robertinho kugeza kuri ubu ngubu ari gukomeza kugenda ngo yishakira abatoza bakomeza kugenda bamwongereza, ni mu gihe ekipe ya Rayon Sport yo ikomeza kugenda ivuga iti abatoza bazakungiriza komeza ugenda ubashaka, ariko umutoza w'abazamu mu ekipe ya Rayon Sport turamufite, uwo ni Mazimaka Andre, ndetse n'umutoza wa fitness uwitwa Lebitsa Ayabong, uyu nguyu mu ekipe ya Rayon Sport arahari, ntabwo azigera asimburwa. Cedric Moses Nzarora Harorari. Icyo batari kumvikana rero ni uyu mugabo bita Robertinho aravuga ati kuri Mazimaka Andre nta kibazo rwose, umutoza w'abazamu nta kibazo, ariko kuri Lebitsa Ayabong ngewe ku bwanjye ndifuza ko umusinyisha witwa Corneille, uyu nguyu bahoze bakorana muri ekipe ya Rayon Sport bakaza gukorana no mu gihugu cya Tanzania mu ekipe ya Simba Sport Club, yewe bakoranye no mu ekipe bita Vipers. Kuri ubu ngubu rero Robertinho aravuga ati ngewe ndifuza Corneille, ubundi akaba ariwe dukomeza kugenda dukomezanya akazi, naho uwitwa Lebitsa Ayabong uwo ngo simuzi rwose, ku bwanjye ndifuza ko mwamumutoza nishakira. Aho akaba ari ku ruhande rw'ikipe ya akaba ari ku ruhande rwa Robertinho, mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport nkuko bakomeje kugenda baraganiriza uyu mugabo wita Lebitsa Ayabong bamubwira ati rwose gira ugaruke mu kazi vuba, nuko uyu mutoza ekipe ya Rayon Sport kimuryamyeho ivuga iti uyu mugabo rwose yadufashije byinshi, ati uyu mugabo cyangwa se umutoza wa fitness ntabwo twakwigira tumurekura kubera ko uyu mutoza ati twabonye ariwe dushobokanye cyangwa se twabonye ari nawe mutoza ekipe ya Rayon Sport yari ikeneye. Umufana w'umwaka rwa Rutabura. Ingayo nguko rero ibikomeza kugenda bivugwa hagati y'uyu mugabo ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, ndavuga uwitwa Robertinho ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, aho nyine bikomeza kugenda bigaragara yuko akantu kakigoranye cyane kakirimo ni ku mugabo wita Corneille, uyu nguyu akaba ari umutoza wa fitness, ndetse n'uyu mugabo wundi uyu nguyu akaba ari umutoza wa fitness mu ikipe ya Rayon Sport bakamwita Lebitsa Ayabong, umunya South Africa. Kugeza kuri ubu ngubu navuga ko ariho ruzingiye. Nza kujyana i Kanombe twibire mu birere tube baseru. Uwo ni Leo ati nza kujyana i Kanombe twibire mu birere tube baserugenzo amahanga, dukomeze kugenda kabisa tuyatembera. Akaba akomeza kugenda agaruka nyine ku bihe byiza ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda igira, ubwo ikipe ya Rayon Sport yasohokeraga igihugu nyine mu myaka igiye itandukanye kuva 2013 kuzamuka kugera 2019 na 2020. Ikipe ya Rayon Sport akaba ari mu makipe yakomeje kugenda agaragaza yuko nyine ari ikipe ikomeye, ariko kuri ubu ngubu navuga ko ikipe ikomeje kugenda igorwa no gutwara igikombe cya shampiyona. Ariho abantu benshi bakomeza kugenda bahera bavuga ati ikipe ya Rayon Sport yageraga mu bihe bibi, ikipe ya Rayon Sport yageraga aho yigaruriye n'abakeba, ikipe ya Rayon Sport yageraga mu bihe ikumbuye igikombe cya shampiyona. Ubundi twahitaga tuzana witwa Raoul Jean Pierre Shungu, ati rero twabonaga ari umutoza ukeneye muri ikipe ya Rayon Sport, ariko kuri ubu ngubu nyine ikipe ya Rayon Sport ikaba yarahisemo uwitwa Robertinho, akaba ari we navuga ko ibiganiro bigeze kure. Reka tuve kuri Robertinho twerekeze ku witwa Willy Esombe Leandre Onana. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi uherutse rwose kugira gutya kuri account ye, amugabo agira gutya aratangaza aravuga ati ngiye kabisa ati ngarutse mu rugo. Yabitangaje yambaye umwambaro w'ikipe ya Rayon Sport. Amakuru akomeza kugenda agira kuri Rayon yacu nuko aya makuru ari ibihuha, nagatwiko nkuko bikomeza kugenda bivugwa mu mvugo z'ubu ngubu. Uyu mugabo akaba ari agatwiko yari ibereye mu kubera ko ikipe ya Simba Sport Club ntabwo ngo yiteguye kurekura Willy Esombe Leandre Onana. Amakuru twikurira indani mu ikipe ya Simba Sports Club nkuko rero yacu kabisa iba yakomeje kugenda itara ya makuru, nuko kugeza kuri ubu ngubu mu ikipe ya Simba Sports Club igitekerezo cyo kuba wasezera witwa Willy Esombe Leandre Onana kikiri kure. Gusa amakuru akakomeza kugenda avuga ko manager we ari nawe manager wa Robertinho yakomeje kugenda adiringa n'ikipe ya Simba Sport Club ngo bari uburyo bamurekura niba babona batazakomeza kugenda bamukinisha kugira ngo uyu mugabo abe yakomeza kugenda amushakira ikipe. Aho nyine uyu mugabo yari amaze no kugenda avugisha ubuyobozi bw'ikipe ya Sport bamubwira bati rwose muzane nta kibazo, Leandre Onana ni umwe mu bakinnyi dukeneye. Ngira ngo murabyibuka perezida w'ikipe ya Sport yageze kubikomozaho avuga ati tubonye umukinnyi nka Leandre Onana ati cyangwa se witwa Oja Joachim ati ni bamwe mu bakinnyi twagiranye ibihe byiza, ni bamwe mu bakinnyi tudashobora kwitesha.
gusa nyine kuri ubu ngubu ikipe ya Simba Sport Club ntago irarekura Willy Esombe Leandre Onana. Ibyo Willy Esombe Leandre Onana yiyandikiye ku rukuta rwe rwa Instagram, ibi ngibi kabisa abenshi bakaba barakomeje kugenda bifata nk'agatwiko cyangwa se akomeza kugira ngo agende areba ama reaction y'abafana b'ikipe ya Sport bakomeje kugenda bamuha ikaze ari benshi. Abafana b'ikipe ya Simba Sport Club bavuga bati rwose ati nubwo nta musaruro wa danje wigeze uduha atariko ntago tuzakwibagirwa uburyo akomeje kugenda udufasha mu mikino igiye itandukanye ya CAF Champions League. Ati ndetse nta nubwo tuzibagirwa uburyo akomeje kugenda uduha ibyishimo cyane cyane ku macenga yawe, bavuga bati kabisa uritara twaba tubuze. Kuri ubu ngubu rero uyu mugabo ntago ikipe ya Simba Sport Club iramurekura, ubwo abakunzi b'ikipe ya Sport musubize amerwe mwisaho. Reka tuve kuri Willy Esombe Leandre Onana twerekeze kwitwa Ami Cedric Cole. Tumuhawe n'Imana irakiza. Uyu ni umwe mu bagabo bamaze igihe badafite ikipe, akaba ari umwe mu bagabo bakomeje kugenda baganira n'ikipe ya Sport ababwira ati noneho kabisa naza. Umwaka ushize ngira ngo murabizi ko ikipe ya Sport yakomeje kugenda imwifuza, ari nacyo kintu akomeza kugenda apfana Jean Fidel Uwayezu. Uyu mugabo ikipe ya Sport yakomeje kugenda imwifuza, ariko haza kuzamo kidobya y'akavuyo k'abarundi kabisa bakomeje kugenda ngo basa nkaho bayobye uyu mugabo, biza gutuma uyu mugabo afata icyemezo cyo kutaza mu ikipe ya Sport, aho abantu bakomeza kugenda bavuga ati ni gute umukinnyi nkawe ujya mu ikipe ya Sport nta recrutement mubonye. Biza gutuma Cedric Amisi agira gutya ngo yisubiraho ntiyaza mu ikipe ya Sport. Kuri ubu ngubu rero n'umwe mu bagabo bifuje kugaruka mu ikipe ya Sport, ariko perezida w'ikipe ya Rayon Sport witwa Jean Fidel Uwayezu akomeza kugenda avuga ati rwose Ami Cedric Cole nimushake mu mureke. Akaba ari byinshi bikomeza kugenda bivugwa, ariko kandi Ami Cedric nanone abantu benshi bakakomeza kugenda bavuga ati rwose binginga perezida w'ikipe ya Sport Jean Fidel Uwayezu bamubwira ati reka Ami Cedric n'umwana w'ikipe n'umukinnyi wadukoreye bikomeye, n'umukinnyi kandi ugishoboye n'umupira, bati mureke azagerageza amahirwe ye muri ikipe ya Rayon Sport. Ese Jean Fidel Uwayezu araza kuva kwizima? Hussein Chabalala uyu nundi wakomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport, ariko amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon Yacu TV nuko uyu Hussein Chabalala kugeza kuri ubu ngubu mu ikipe ya Rayon Sport ngo icyo gitekerezo kidahari. Amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon Yacu nuko ikipe ya Sport iteguye kuzana abataka babiri guturuka hanze y'u Rwanda. Abo bataka rero kuri ubu ngubu bikavuga ko uyu mugabo bita Hussein Chabalala we batari kumutekereza, ni mu gihe ariko abandi bakomeza kugenda batanga proposal bavuga bati rwose ati uyu mugabo bita Hussein Chabalala yarakwiye kuba ari muri ikipe ya Rayon Sport byibuze kugira ngo igihe byakomeza kugenda bigaragara ko abataka twaje kwiadapta bikomeza kugenda bisa nkaho bibagora abataka twazanye, uyu mugabo bita Chabalala azahita akomeza kugenda dufasha kubera ko champion wo mu Rwanda arayishoboye. Ariko kandi perezida w'ikipe ya Rayon Sport ati nta kuzana umukinnyi uzahembwa amafaranga menshi aze ajye ku gatebe, ariho bavuga ati rwose Chabalala mu ikipe ya Sport Kigali n'umwe mu bagabo bahembwaga neza, ati rero kuzana umugabo uzahembwa amafaranga menshi ukamuzana rwo kujya ku gatebe, ati wagumana Charles Bari akajya ajya amasimbuye. Gusa kuri ubu nyine gikomeza kugenda kivugwa nuko ikipe ya Sport ikomeje kugenda ihiga abataka babiri ndetse n'abawinga bazakomeza kuza gufasha iyi kipe ya Rayon Sport. Katujye kuri kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Muhire Kevin, kugeza kuri ubu ngubu amafaranga arakomeza kugenda yiyongera umunsi ku munsi, ndetse amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon Yacu nuko Muhire Kevin rwose mu minsi ya vuba cyangwa se ku munsi w'ejo agomba kugaragara mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport mu Nzove. Utisina na jojori n'aba polisi. Ni byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe yacu yambara ubururu n'umweru. Gusa reka nkwibutse utarakora subscribe wibuke gukora subscribe, ariko kandi wibuke no gukora konzogera, ariko nanakubwira yuko rwose hari groupe nziza cyane, groupe y'icyerekezo iyi bayita Rayon Yacu group. Abantu bayirimo ndizera ko mwakomeza kugenda mutanga uhamya, nimwe muri groupe nziza. Ubwo twizere ko abantu bifuza kudujoininga mukomeza kugenda mutwandikira kuri 0788446591, ariko tuyifuza abantu kabisa baganira neza, abantu baganira mu kinyabupfura, abantu kabisa abari ubanyabo. Ubu nkubanu butitsa
gusa nitwaje reka dukomeze kugenda tubashimira mbabwira ko amakuru ari akagaruka abantu bakomeze kugenda bati Modric ko wabuze reka mabwire ko kuri ubu ngubu rwose ndahari tugiye kujya tubana umunsi ku munsi amakuru agezweho n'ahandi muzigera muyasanga atari kuri Hero Yacu TV reka nkomeze kugenda mbashimira kandi rwose mbabwira ko muri abagaciro kuri twe Imana ibarinde ciao ciao nombe twibire mu bire